cyiza bene data, turabashuje mwese kandi tubifurije kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora, Uwiteka abahire. Turagarutse, ibyigisho byacu ntakagaruka, ejo twari kumwe kandi mu minsi itambutse twagiye tubana. Uyu munsi rero tugarukanye na ya kipe turi kumwe muri iki cyumweru iri kudufasha kumva neza ibyigisho. Reka tubasabe babasuhuze duhereye iburyo. Mwaramutse neza, nongeye kubasuhuza nk'uko tumaranye iminsi twigana. Uyu ni umunsi wa gatatu. Amazina yanjye rero ni Nshimyumukiza David. Murakoze cyane. Turabashuhuje, mugire igitondo cyiza. Amazina yanjye nitwa Nzabamwita Pierre. Murakoze cyane. Ejo mwatuganirije neza. Iyi ngingo si icyo birataga ko bari cyo, twasobanukiwe neza rwose. Abo twabanye mu byibuke twasobanukiwe neza uburyo abayuda birataga ko ari abana b'Imana kandi atari bo. Twanabonye uburyo natwe dukwiriye kwirata ko turi abakristo nyamara atari byo. Twabonye ko rero icyatugira abakristo mu ngingo y'ejo bundi, ko twabonye ko icyatugira abakristo, icyatugira abasimbura b'intumwa, nuko twagira umwuka nk'uwari uri mu ntumwa kandi tugakora nk'ibyo zakoraga, tukagira umwuka wari muri Kristo kandi tugakora nk'uko yakoraga. Rero mukuri mwarakoze, Imana ibaha umugisha. Reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi, nayo twizeye ko rwose mwaje mwabyambariye, mwaje mwabiringanije, abadukurikiye turarushaho kubyumva. Mbere rero ko tujya mbere, reka tubanze duce bugufi dusenge. Turagushimiye Data wera, Muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uko waduteguriye ibi byigisho, tugusabye imbabazi zo gukiranirwa kwacu, ijambo ryawe tugaragariza. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, umwuka w'Imana turingize kugira ngo badufashe gusobanukirwa. Dusabiye umugisha abakurikiraniye icano wo gusobanukirwa n'ijambo ryawe, kugira ngo umwuka wera abasobanurire, abamarayika babane nabo, kandi ubutumwa aho buzagera hose buzarushaho kubwumvikanisha. Dusabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, Amen. amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere. Ingingo iratubwira ngo imico ya Kristo, imico ya Kristo. Reka dusabe mwene Data Pierre, ngira ngo ingingo zo hirya tuzinyuzemo, mwabyumvise twazibutse. Reka dusabe mwene Data Pierre adusomere muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 46 ahabanza. Ariko mbere y'uko asoma, hari ikibazo kitubaza ngo ni ikihe kibazo abanzi ba Yesu batashoboye gusubiza ku byerekeranye n'imico ye itunganye. Yohana ibice 8 umurongo wa 46 ahabanza. Ahabanza haragira hati, ninde muri mwe unshinja icyaha? Ninde muri mushinja icyaha? Kuko burya icyaha kwica amategeko. Yesu rero nk'uko twabibonye mu ngingo zo hirya, yumviraga amategeko pe. Nta kizinga yagiraga mu mategeko. Arangije aravuga ati, "Kaho ni munshinja." Ninde muri mushinja icyaha? Kuko ubushize we yarabashinje yandika hasi, bose bava imbere ye, bari baje kwica umugore wasambanye, ahubwo bagicaho bagenda kubera ibyaha byabo. Uyu munsi barabwiye ngo ninde muri mushinja icyaha. Ese David, barakibonye icyaha bamushinja? Ntacyo babonye. Ntacyo babonye kuko nawe ubwe ntacyo yishinjaga. Ariko bavugaga ko yigereranya, yirata, yivuga ibitari byo. None se koko nibyo yarigereranyaga cyangwa yivugaga ukuri? Yesu yivugaga ukuri, nawe ubwe ababwiye aya magambo babuze icyo bamusubiza. Nese niki cyarangaga ko yivuga ukuri? Niki cyemezaga ko ibyo yivuga ari ukuri? Kuko n'abayuda baravuga kandi bakavuga ko ari abana ba Aburahamu, ari urubyaro, ari abana b'Imana ndetse. Mwebwe Yesu buriya niki cyemezaga ko ibyo we avuga ari ukuri? Mwareka tumbe. Cyemezaga yuko ibyo Yesu avuga ari ukuri, nuko ibyo yavugaga byose bwari ubutumwa akomora ku Mana. Agahamya rero yuko ibyo avuga ari ukuri kuko abikomora nyine ku Mana. Yego David. Ikindi nanone ni uko muri iyi ngingo turi buze kubonamo yuko hasi turaza kubona yuko Kristo atigeze akora icyaha. Ibyo rero yivugaga kwari ukuri, kuko koko muri iyi ngingo turabyigamo, ntabwo Kristo yigeze akora icyaha habe na kimwe. Mu ngingo ze hirya twanabonye ko ibyo yavugaga ari nabyo yakoraga.
ibyo yavugaga ibyo yavugaga ni ukuvuga ngo ibikorwa bye yabishyiraga rwose mu bikorwa ibikorwa bye byarivugiraga kuruta amagambo kuruta yavugaga. amagambo yego Urakoze rwose, reka tujye mbere noneho. Tumaze gusoma aya magambo, reka dusabe tujye kuri B yaho, turaza kubihuzahuza kuri B. Ugume jya mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 wa 15. Ikibazo kiratubaza ngo uretse ibyo Yesu yavuze nk'umwana w'umuntu, ni iki byanditswe bivuga ku byerekeye imico ya Kristo? Baheburayo 4:15 haragira hati kuko tudafite umutambyi mukuru. Abaheburayo 4:15 kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Yego uyu mutambyi rero yageragejwe mu buryo bwose nkatwe. Yego Ndetse burya ngo yageragezwaga kugira ngo azabashe kudufasha. Niyo mpamvu yageragejwe biruta ibyo twe tunageragezwa rwose, kugira ngo nugeragezwa akwereke ibyo yihanganiye biruta ibyo ufite. Kandi we mukuri yarihanganye, ariko we afite ubushobozi bwo kutwihanganisha nk'uko twabibonye mu ngingo zo hirya. Reka dusabe David adusomera amagambo ari mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya ku ipaje, ni umuzingo wa 7, ku ipaje 904. Ayadusomera amagambo arushaho kumvikanisha neza mwene data Pierre asoma. Aya magambo aragira ati: ukwizera abantu bafitiye Kristo nka Mesiya ntabwo gukwiye gushingira ku bimenyetso bigaragarira amaso gusa, kandi ngo bamwizere kuko yari afite ibyabakururaga, ahubwo byatewe n'uko yari afite imico myiza cyane itari yarigeze iboneka ku wundi muntu, kandi nta wundi washoboraga kuyigira. Urumva ibyo Yesu yavugaga, imico ye yakururaga abantu bigatuma bamwizera cyane, bamukunda. Uyu munsi biratubwira iki twebwe abavuga ko twakurikiye Yesu? uyu munsi abavuga ko dukurikiye Kristo dukwiriye rwose kugira imico isa n'iya Yesu. Ntugambanire mugenzi wawe, ntiwangire mugenzi wawe ubusa, ntiwange umugenzi wawe kuko abaye umuyobozi, ntubyiganire kuba umuyobozi, ahubwo ukagira imico isa n'iya Kristo. Kenshi turangwa n'ishyari n'inzangano, kandi bikaba ibintu byikoresha muri twe. Buriya abadukurikiye, reka iyo tuvuga ibi ngibi tujye twibwiza ukuri. Sinzi umuntu umwe wavuze ngo tujye tunibwiza ukuri. Ni ibikorera muri twe, kuko hari igihe tubivuga ukumva wabifata ukabijugunya ako kanya, ariko ntibikorera muri twe. Muri twe tugizwe n'ishyari, tugizwe n'inzangano. Iyo ubonye mugenzi wawe akuruta birikoresha, ntushaka ko akuruta. Iyo ubonye wumvise umwana wa mugenzi wawe yatsinze mu ishuri, wawe yatsinzwe, ufite akajinya, ni ibyikoresha, nibwo buzima. Rero ni uburwayi dufite. Ubu burwayi dufite rero twari dukwiye gusanga muganga. Twakomeje kugenda tubibona abo twagiye tubana muri ibi byigisho. Yesu we mucyo w'ubugingo akaba muri twe, akatuvura, akaduha umuti, umutarawufite. Burya nicyo cyitwa gukizwa. Koze cyane kuri se. Reka tusoze iyi ngingo, ni gute tugomba gukorwaho n'imibereho ya Yesu. Abafilipi 2 umurongo wa 6 kugeza 8. Abafilipi 2 umurongo wa 6, reka twumve ko havuga: uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Urakoze cyane David. Ubwo nitugira umutima wari muri Kristo Yesu, ni iki kizaturanga? Hano ikintu kizaturanga ni uko tuziyanga. Kubera iki? Kristo yari afite akamero k'umwana w'Imana, yari afite akamero k'Imana mu ijuru, ariko ariyanga. Kubera iki? Kubera yuko yabonaga hari ibigiye kwangirika. Ariyanga, araza agira akamero k'umugaragu w'imbata. Hano birumvikana,
ngira ngo rero hano icyumvikana ni uko imico, kugira ngo tugire imico ya Kristo, ni uko muri twe hazazamo kwiyanga, tugaharanira inyungu z'abandi bagiye kurimbuka. ubwo muri make ntabwo tuziyanga nka ba bandi biyahura rero, oya kuko hari ukuntu abantu biyanga, burya umuntu iyo ajya kwiyahura aba yiyanze. Rero tuziyanga kubw'urukundo dukunda abandi. Muri make tugomba gushyira abandi imbere, tugomba kubifuriza ibyiza. Ibyo rero bikubiyemo wa muti. Noneho dusomera amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 3 ku ipaje 371, twumve neza iby'iyi ngingo kugira ngo tunayishyire ku musozo, tuyishyireho umupfundikizo. Hari amagambo agira ngo ntimuzi se ko uwatubereye icyitegererezo yanyuze mu nzira iruhije yo kwiyanga no kwitanga ndetse no kwicisha bugufi ku bwacu kugira ngo adukize. Mu murimo yakoze wo kudukiza, umukiza yahuye n'ibirushya byinshi, ahemukirwa kenshi, aratukwa ndetse arababazwa ku bwacu. None se twebwe tuzanga kunyura mu nzira umwami w'icyubahiro yanyuzemo? Mbese tuzinubira imiruho n'ibigeragezo mu murimo wo kunesha ku ruhande rwacu, mu gihe twibuka imibabaro y'umucunguzi wacu? Hirya twabonye ko mu murimo w'Imana harimo ibirushya n'imibabaro n'ibigeragezo. Nituwujyamo twe kujyamo tubyiteze, tuvuga ko wenda kujya mu murimo w'Imana ari ukuruha, ari iki, ariko tuzirikane ko ihwa ryahanze umwami wacu, nawe uzati ihwa ryahanze umugaragu ntaruta shebuja. Akebo nageremo namwe burya ntabwo mugomba kugasimbuka. Noneho rero nitujya mu murimo w'Imana tuzirikane ko tuzahura n'ibirushya, ariko ibi birushya bivugwa hano tubwire n'abadukurikiye ntabwo ari ibirushya n'imiruho nk'ibyo duhura nabyo, nubwo aduhumuriza mu mibabaro yacu, ariko kuba umuntu yahuye n'ibibazo ntabwo ari cyo bisobanura, ahubwo ibi bisobanuye ibirushya n'imiruho n'imibabaro duhurira nayo mu murimo w'Imana. Sinzi, reka tubahe umunota umwe. mu murimo w'Imana harimo inyungu, ariko iyo ugiye mu murimo w'Imana ukurikiye inyungu uzakura mu murimo w'Imana, uba warangije kunyura inzira Yesu atanyuzemo. Yesu mu murimo w'Imana yifuzaga inyungu z'umuntu, z'abandi, ariko wowe ugiye mu murimo ushaka inyungu zawe, ntabwo byakunda. Rero itangire kugira ngo uharanire kubona inyungu z'abandi. Icyo nicyo Yesu adushakaho mu murimo. Murakoze cyane. Reka twumve mwene data David nawe nk'umunota umwe kugira ngo abadukurikiye namwe turusheho kumva neza iyi ngingo. Iyi ngingo rero turi kwiga iravuga ngo imico ya Kristo. Iyi ngingo ivuga ngo imico ya Kristo irahita ihuza neza, nkurikije uko nyumva, irahita ihuza neza n'umutwe w'icyigisho. Kuko umutwe w'icyigisho turi kwiga uravuga ngo Yesu na Aburahamu. Aha rero niho hahita hagaragaza yuko Kristo na Aburahamu hari icyo bahuriyeho. Kubera iki? Kristo hano nk'uko twabibonye, Kristo ntiyigeze akora icyaha. Birahita bihamya rero nuko na Aburahamu, igihe b'Abayuda bibeshyaga ngo ni abana ba Aburahamu, Kristo yarababwiye ati muramutse muri abana ba Aburahamu mwakora nk'uko Kristo yagiraga gute? Yakoraga. Bishatse kuvuga iki? Abayuda iyo baza gukora nk'uko Aburahamu yakoraga, ntibari gutekereza kwica Yesu. Kuko Aburahamu atari kuko Aburahamu muri we mu mico ye kwica ntikwari kumurimo. Ni nako mu mico ya Kristo rero, kuba tubonye ko nta cyaha cyayirangwagamo, Kristo nawe muri we nta gitekerezo cyo kwica cyari kimurimo. Ikindi hano twabonyemo mu mico ya Kristo ni uko hari harimo kwiyanga, akitangira abandi. Kugira ngo rero iyi mico ya Kristo ni
ni nayo ikwiye kuranga abakristo koko. urakoze cyane. yego ni ukuri reka tubashimire uburyo iyi ngingo muyumvikanishije. uwiteka abaho umugisha. Amen. abadukurikiranye rero natwe tuzi ko muri abigishwa kandi namwe mufite ibindi mwakwiyongereraho, ariko twe namwe nimureke dusangire kwingingira Imana mu mitima yacu kugira ngo iyi mico ya Yesu ibe umugabane wacu. yego rero uwiteka abaho umugisha. Amen. kandi ari mwe mwadufashije, uwiteka abaho umugisha. ari n'abadukurikiranye, uwiteka abaho umugisha. ibyigisho byacu nakagaruka, uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu. amena Amen.